guys, kano nongera ngushimira iby'agaciro kongera kubana nawe. Hano tujya kwigira hamwe uko wakora subscribe button mu izina rya channel yawe. Mbere na mbere nagushimiye gushaka na subscribe banze bikore kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uzaza kuri YouTube channel yawe cyangwa kuri Chrome yawe, uzanisha muri search usanzwe searchingira ibintu, urangiza uzandike muti create subscribe. Urabona ko bizahita biza create subscribe button. Uze wakandi, mara kuwakanda uzaza ukanda hano hambere ubona hano akantu k'umukara. Urangiza utegereze gato, niba uri mushya ndagusabye kanda subscribe, like ndetse na comment guys, kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nk'uko ubibona rero tugiye gukora muri video yacu karaba kameze gutya, aka kantu kari hano. Icyo uzakora ahantu hano uzakanda, uzaza ukanda handitse make free. Umara kuhakanda utegereze gato, urangiza hazahita hafungana ameze gutya. Tuza hambere handitse select image, ushyireho logo ya channel yawe niba uyifite cyangwa ifoto yawe. Turebe nk'ifoto twashyiraho, amafoto dufite kuri telefone yacu. Ni amafoto menshi dufiteho. Twibutsa gukanda like, subscribe ndetse na comment. Ndebe amafoto yose asa nkaho nayasibye, reka tukoreshe ibindi aho. Iyo umaze kuyihitamo uraza ukamanuka hano hasi, ukazana ugasa nk'usubiza inyuma cyangwa kongera. Warangiza noneho ukamanuka hano hambere, aka kambere kabanza uraza gushyiramo izina rya channel yawe, hakabiri ugasobanura wenda YouTube channel yawe ikintu ikora nk'uko barabyanditse muri description. Noneho azama kandi andika izina rya channel yanjye, official. Hasi nandikemo ibyo birangije. Noneho hano hantu ushobora kuza ukahakanda gutya. Hano wakanze gutya ushobora no guhita zo kwahindura none kwanditsemo subscribe, no gushyira muti kanda subscribe. Ikinyarwanda cyacu abantu bose bumva. Nibashyiramo nako kano. Niyo umaze kurangiza uraza ugakanda next step. Iyo ushaka guys, iyo ushaka kuberekera gutya ukarekeramo subscribe, no kugira ngo kubera ari y'abanyarwanda ikirimo nyine bijya byorohera buri muntu wese. Uraza ugakanda next, ugategerezaho gatoya. Guys, musabwa gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uri uwa mbere.
Tumaze gukanda next urategerezaho gatoya, urabona ko urategereza gutya bagiye kuguha aya masegonda, nurangiza ano masegonda urayategereza kugira ngo arangire. Niba uri mushya kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Guys, urabona ko baguhaye umunota umwe, urategereza uno munota ubanze ushire, babanze bagukorere subscribe yawe neza kugira ngo ize iri ya international cyangwa ari ya yindi nyine abantu bagaragara nkaho ibintu bakora bifite umurongo. Turategereza rero no masegonda arangire, musaba nawe ufite ikibazo cyangwa icyo ushaka twazaganira cyose muri comment unyandikire, nzagufasha nta kibazo. Rangiza utegereze gatoya ano masegonda atangire, reka dutegereze. Rero urabona ko ya masegonda yacu arangiye, none iyo arangiye uhita uza ugakanda kuri kano kantu kanditseho download, aka niko uza ugakandaho. Maze wakandaho urategereza kugira ngo ya video yacu yidownloading. Tutegerezeho gatoya kugira ngo irange. Ubwo iyo yatangiye kwidownloading urabona ko hariya hejuru hari akantu kari kubara, dutegereze maze yuzure tuyifungure maze nkwereke. Urabona ko yuzuye, none reka tuyifungure. Tumara gufungura urabona ko hazaza ahantu hameze gutyo, uzaza uhakande, niba katete kazaza muri download cyangwa mu cyumba muri folder ya download, ntabwo bita byikora guys. Urangiza reka wenda duce muri folder kugira ngo bitworohere. Uzaza wifungure file yawe, urangize muri file uze hano handitse urangiza umanuke uze kuri kano kana kandaho gutya, uza gukandaho utegereze gatoya, noneho turebe ukuntu bigiye kugenda. Nuko akantu kacu kamaze gufunguka, twagafunguye wenda tuze dushaka amatempo agiye atandukanye, wenda nk'iya mbere reka tuyifungure turebe. Urabona ko ya inoze yacu yamaze kwikora uko twabishakaga. Guys, ndagushimiye. Niba uri mushya ni subscribe, like ndetse na comment, ubundi tuzongere duhure ubutaha kugira ngo aho ugenda twigira mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye twagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mwese ko ari wa musore wanyu Idi Amin bimaze kugenda gucyura agakata neza ukajya ugakoresha ku ma video yawe. Thank you.